3, 2, 1. Aya mashusho uri kubona kuri screen yawe ni ay'icyogajuru giheruka guhaguruka. Iki cyogajuru nicyo giheruka guhaguruka mu mwaka wa 2026. Icyogajuru bacyita Falcon 9 cya SpaceX. Iyo SpaceX nayo ni ya Elon Musk, niwe mukire wa mbere dufite kuri iyi si. Aya mashusho uri kubona kuri screen yawe ni ay'icyogajuru giheruka guhaguruka. Iki cyogajuru nicyo giheruka guhaguruka mu mwaka wa 2026. Icyogajuru bacyita Falcon 9 cya SpaceX. Iyo SpaceX nayo ni ya Elon Musk, niwe mukire wa mbere dufite kuri iyi si. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Njye amazina yanjye banyita Nova, kanda subscribe, like, share na comment kugira ujye ukomeza kumva ibiganiro byanjye. Ubundi ibyogajuru bisanzwe byo ntago bijya bigira amazina, ahubwo ndakeka ko rocket yabyo ari igira amazina. Rocket igiye kuzamura iki cyogajuru uyu munsi bayita Falcon 9. Iyi Falcon 9 niba ukurikira social media ndakeka ntago ari bwo yumvishe. Niba ari nabwo yumvishe, menya ko ari yo rocket ikoreshwa cyane mu kuzamura ibyogajuru, kuko ushobora kuyikoresha ubwa mbere ndetse n'ubwa kabiri ukaba wayikoresha. Iki cyogajuru ndi kubabwira kirahagurukira hitwa Cape Canaveral Special Forces Station muri United States America. Iki cyogajuru kikaba kiri kuhaguruke hagati y'itariki 6 n'umunani Mata 2026. Kenshi gihaguruka nijoro cyangwa mu gitondo cya kare butaracya. Gusa izi ngendo zose zishobora gusubikwa bitewe n'ukuntu ikirere kimeze, kuko kugira bagende bisaba ikirere kibe kiri clear, nta bintu na bimwe birimo babona bya bitambika. Namwe ndabizi murajijutse muri kwibaza ngo iki cyogajuru kizaba kijyanye iki. Iki cyogajuru kizaba kijyanye satellite ya Starlink. Satellite ya Starlink ifasha gukwirakwiza internet ku isi hose, cyane cyane n'ahantu itari isanzwe igera nk'aha ngaha ndi ngewe ubwanjye. Iki cyogajuru mbere yo guhaguruka bakoresha countdown. Countdown ni uburyo uba ruva hejuru usubira hasi. Bahera ku 10, ku 9, ku 8 bamanuka mpaka bageze kuri 1. Iki cyogajuru iyo gihagurutse gihagurukana na rocket yacyo, cyagera mu kirere rocket igahita igaruka hagakomeza icyogajuru gusa. Igice cya mbere booster kiramanuka kikagera hasi ku nyanja. Wibuke ibi byogajuru byose babiparika ku nyanja. Abari mu cyogajuru nabo bakoresha umuvuduko udasanzwe bakagira aho bagiye, ndetse bakabikora byose nk'abari kuzimya buji. Bivuze ngo bagenda bamanika satellite bahita bagaruka. Ariko ibyo byose mbabwiye ntago bikorwa nk'uko mbivuze. Aya ni amagambo, ntago bigira vuba nk'uko nari mbivuze. Biratinda pe, ariko ntago bitinda cyane. Nk'uko mubizi mwese, nta kintu kitagira ibintu bidasanzwe. Rero n'iyi launch nayo ntago ijya ibura ibintu bidasanzwe. Nk'ubu booster iyo yigeze gukoreshwa mbere, abantu bakunda kureba uburyo irandinga, kuko iba ifite umwotsi mwinshi cyane, abantu benshi bakaba ari byo baba bashaka kureba. Ibi byose ndi kubabwira bikorwa mu kanya gato nko kuzimya buji. Kandi iyi company SpaceX ishobora kohereza ibyogajuru byinshi ku kwezi bikajya kureba ibyarebye. Ariko ntabwo bivuze ngo buri cyogajuru kiba kirimo abantu. Ubu ngubu kuva namenye isi, iki nicyo cyogajuru cya kabiri cyonyine kigiye kirimo abantu. Ibindi byose babyohereza ari ibyogajuru gusa, bakabikontorora bikagaruka, bakareba video y'ibyogajuru byafasha. Abize abantu benshi ntago baramenyira ibanga. Kubona icyogajuru kiri guhaguruka biba ari byiza, ndetse bituma unahuguka mu bwonko ukabona n'ibintu utari usanzwe uzi. Niba ushaka kubireba live kuri YouTube yawe usacinge SpaceX live, iyo video uzayibona. Cyangwa ujye kuri X ariyo yahoze yitwa Twitter, usacinge SpaceX uzayibona video y'ibyogajuru biri guhaguruka. Ndabashimiye. Amazina yanjye nitwa Nova, akanda subscribe, like, share na comment kugira ujye ukomeza kunkurikirana. Ndabakunda cyane. Starship is approaching the peak heating phase of entry. Landing bridge startup.